Yes, reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane niba ari ubwa mbere rero ubanye natwe. Mbere y'uko tubagezaho iyi inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane mu karere ka Rusizi, mu kibaya cya Bugarama hafi n'umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari kugenda ahagarukwaho nuko hari ikiyoka cyaturutse hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikinjira mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kugeza amagingo aya ngaya bikomeje kugenda bigarukaho ko abaturage baje rero kuba bahagera nabo bahiyubwa cyangwa se bagize ubwoba bwinshi cyane. Abafite imitima ikomeye nibo baje kuba bahagarara bihera ijisho iki kiyoka rero. Abafite imitima yoroshye bakaba birukanse. N'amakuru rero yakomeje kugenda asirikira ku mbuga nkoranyambaga ndetse anagarukaho cyane mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Mbere yuko rero tuyagarukaho ku buryo burambuye, reka tubanze tugusabe niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu ba mbere. Amakuru yacu ujye yakurikirana gatanu ku kandi. Ni ibintu byoroshye cyane rero, reba munsi ya video yawe urabona ahantu handitse sabone cyangwa se subscribe, ubundi uhakande, ntiwibagirwe rero gukanda ku nzogera. Kandi ikindi nanone ukanda kuri like, kanda like zibe nyinshi, ujye no muri comment utange igitekerezo cyawe kugira ngo utwereke ko ubana natwe umunsi ku munsi, tujye tuguhereza amakuru acukumburanwe ubuhanga ndetse n'ubushishozi. Reka rero twigarukire rero kuri iyi nkuru yakomeje kugenda irikoroza cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ni mu gitondo rero cyo kuri tariki ya 8 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Hano rero mu karere ka Rusizi hafi n'umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birumvikana ni mu kibaya cya Bugarama. Hafi aho ngaho rero hari abantu bahatuye. Hafi n'iki kibaya cya Bugarama rero hari abantu bahatuye. Ikintu rero cyaje kuba cyatangaza abantu ni ikiyoka rero cyaje gusanga mu rutoki rw'umuturage. Ni ikiyoka bivugwa ko gipima metero zigera muri 70. Ni ikiyoka kinini cyane nk'uko namwe rero mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu. Ni ikiyoka giteye ubwoba, ndetse abaje kuba bakibona bose bahiye ubwoba cyangwa se bagize ubwoba, ariko mu by'ukuri hari abafite imitima yoroshye, birumvikana bahise birukanka bakimara kukibona. Abandi bafite imitima ikomeye baza kwihagarara bihera ijisho rero iby'iki kiyoka. Abantu benshi rero bakomeje kugenda babitangaho ibitekerezo bavuga bati ese mu by'ukuri ikiyoka kingana gutya cyaba cyaturutse hehe, ko ari umuturage waje kugisanga mu rutoki rwe? Ese mu by'ukuri byaba byagenze bite? Se uyu muturage waje kugisanga mu rutoki rwe we yaba yakibonye ate? Ibi byose rero nibyo tuje kugira ngo kuvira umuzi n'umuzingo uze gusobanukirwa neza, ndetse na nyuma y'uko iki kiyoka kije kuba cyagaragara hano mu rutoki rw'uyu muturage, icyaje gukurikiraho nyuma y'uko iki kiyoka kigaragaye hano muri rutoki rw'uyu muturage. Nk'uko rero byakomeje kugenda byemezwa, biravugwa ko iki kiyoka cyaje guturuka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubusanzwe ngo abakongomani borora inzoka, ngo borora inzoka z'ubwoko bugiye butandukanye. Nyuma yo korora rero izi nzoka ngo barazirya ndetse izindi ziragurishwa. Hari n'amakuru rero akomeje kugenda agarukaho byemezwa ko ngo igihugu cy'Ubushinwa kiri mu bihugu rero ngo biza kugura inzoka hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero ari kugenda yemeza ko iki kiyoka gishobora kuba cyacitse abari basanzwe bacyore, cyangwa se kikaba cyacitse aho byororerwa hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kigacika rero kikanyura mu mashyamba ya Kongo, kikaza kikinjira hano mu gihugu cy'u Rwanda, hano ku mupaka uhuza u Rwanda n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uherereye hano i Rusizi. Ushobora guhita wibaza utese mu by'ukuri iki kiyoka niba cyasoreye hano i Rusizi hafi n'iki kibaya cya Bugarama mu ngo ziri hafi aha ngaha, mu by'ukuri uwaje kukibona cyangwa se umuturage waje kukibona yakibonye ate, byagenze bite? Hari ibintu ukomeje no kugenda wibaza cyane cyane, ugiriye amatsiko ukibaza ese nyuma y'uko kigaragaye hakurikiyeho iki? Byinshi ku bikomeje no kugenda bigarukwaho nibyo tuje kugira ngo tukuvire umuzi n'umuzingo uze gusobanukirwa
gusobanukirwa neza ibya makuru ari kugenda agarukwaho cyane y'iki kiyoka cyaje kuba cyagaragara hano muri Rusizi rero muri Bugarama, muri kino kibaya cya Bugarama hafi ku ngo rero zisanzwe zizubatse cyangwa se ku baturage basanzwe bubatse hano hafi n'iki kibaya cya Bugarama. Abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho bibaza buryo ki iki kiyoka cyaba cyaje kikinjira hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko mu by'ukuri nk'uko rero uyu muturage waje kukibona yaje kubitangaza, biravugwa ko rero uyu muturage ngo yarari mu rugo iwe, ariko ngo yashaka no kugira ngo abe yakwicira izi nsina ze kuri bagenda bagabanya insina mu rutoki kugira ngo zimwe zibone aho zikurira. Nibwo rero ngo yamanutse yinjira mu rutoki rwe agiye gucinyira cyangwa se gukorera izi nsina ze. Nibwo rero ngo yaje kugera hano muri no rutoki rwe. Akimara kugera muri no rutoki ngo aza gukubitwa n'inkuba ubwo yabonaga iki kiyoka cyari kizingiye ku nsina mu rutoki rwe. Ngo akimara kubona rero iki kiyoka cyari kizingiye ku nsina muri no rutoki rwe, ikintu cyahise kibaho nuko ngo yahise asubira inyuma yirukanka. Mu gusubira inyuma yirukanka atabaza, ngo yaje kugwa hasi asa naho abuze ubwenge. Urumva nyine kubona ikintu nk'iki ngiki ukakibona kiri mu rutoki rwawe, byanga byakunda ntabwo byagusiga amahoro. Ikintu rero cyakurikiyeho ngo akimara kugwa igihumure akigwa hasi nyine asa naho ataye ubwenge, ndetse binavuga ko yaje kujya muri koma igihe kingana n'iminota nka 15 atazi aho ari. Nibwo rero ngo hari abantu bari hafi aho ngaho bari barimo kunyura hepfo y'urutoki rwe cyangwa se hepfo y'uyu murima we, bumvise atabaje ndetse banabonye aguye hasi. Ikintu cyahise gikurikiraho rero nabo ngo bakaba bahise bazamuka baragenda binjira mu rutoki rwe bagiye kureba icyo yarabaye. Ngo bakaba rero bamwegereye baramuterura bagira ngo bishobora kuba ari uburwayi bumufashe. Nibwo rero ngo babaye nk'abasubira inyuma, abo bari kumwe rero ngo babaye nk'abasubira inyuma, nabo ngo baza gukubitwa n'inkuba ubwo babonye iki kiyoka kiri kuzamura ijosi hejuru, kiri kuzamura umutwe hejuru. Aba rero bari baje gutabara uyu mugabo bamuteruye, nabo ngo bakaba bahise baterera hasi barirukanka. Ariko ngo ikintu cyahise gikurikira rero bakaba bahise bahuruza abantu cyangwa se bahise bahamagara abantu bagiye batandukanye. Baraza rero bageze kuri no rutoki bararugota, ariko mu by'ukuri nubwo baje kurugota iki kiyoka ngo kikaba cyahise kizingura gisohoka muri no rutoki. Nk'uko namwe rero mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu, ngo kikaba cyahise kimanuka kijya hepfo y'uru rutoki hafi n'inzira yari iri kuri no rutoki. Abaturage rero bahise bahurura ari benshi baza kureba ibyabaye. Bakimara kuhagera urumva nyine abafite imitima ikomeye nibo babashe kuba basa naho begera iki kiyoka. Abafite imitima yoroshye rero bo bakaba bahise birukanka. Nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda abigarukaho, iki kiyoka ngo kikaba cyaturutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamwe rero ngo hasanzwe hororerwa inzoka hano muri kino gihugu. Bikaba rero bikomeje kugenda binagarukaho ko iki kiyoka ngo ntacyo gitwaye, ntawe kigeze kirya. Ngo bari no kugenda bagikoraho, abantu bari kugikoraho ngo ntabwo kiri kurya abantu. Gusa akaba ari gukorwa rero communication hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo barebe ko baza kuza kuba bagisubiza hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa tugikora aya makuru bikaba byari bikomeje kugenda bigarukaho ko ngo ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bari basanzwe rero borora ibi biyoka, ngo bakaba baje kuba bakwinjira rero hano ku butaka bw'u Rwanda baje gutwara iki kiyoka cyabo. Ngo bivugwa ko rero ngo baje kugifata bakizingira mu kimodoka, ubundi ngo baza kukikorera rero bagisubiza hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, mu binyamakuru. Abantu benshi bacitse urondogoro bakimara kumva iby'aya makuru, abaje kuba bajya kwirebera imbona nkubone iki kiyoka cyari cyateye abantu benshi ubwo hano hafi n'iki kibaya cya Bugarama, dore ko abaturage benshi bari bagize ubwoba bakimara kukibona. Uko ngayo rero update z'amakuru makuru yarakomeje kugenda agarukwaho. Iki kiyoka rero cyaje kuba cyagaragara hano muri Bugarama mu karere ka Rusizi, giturutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Natwe twari tuje kugira ngo tuguhe update z'aya makuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, nyaboneka reka twongere tukwisabira ikintu cyoroshye
cyane nibira gusaba amasegonda make cyane no gukanda kuri sabone. Reba munsi ya video yawe urabona ahantu uri sabone cyangwa subscribe, ubundi hakande ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu bambira amakuru yacu ujye akurikirana 5 kuri 5. Kora share cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe, ikindi wibagirwe gukora like ujya hasi ino muri comment utanga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime bibi nabyo bineye kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye twiza amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Reka dufate imwe rero tugushimire wabanye natwe kuva ku ntangiriro z'amakuru kugeza ku musozo, ni by'agaciro komeye cyane w'ingenzi kuri twe. Ari no mpamvu natwe rero dufashe umwanya kugira ngo tugushimire ku bwitange wagize ku agakurikirana aya makuru kuva ku ntangiriro ageze ku musozo. Gusa tunakwibutsa niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kanda kuri sabone cyangwa subscribe kandi ukoreshe aya makuru yasangize byibuze abantu 3 cyangwa 4 uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.